Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media. Ubu tuvugana uyu mugabo muri kubona, uyu nguyu muri kubona hano hejuru, amwita Kayumba Nyamwasa, mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Amuvuzeho amagambo asetsa abantu bose bari bari muri sale, aho bari bari mu biganiro bya Unity Club. Abantu bose baraseka, ngira ngo ntawasigaye, ariko ayo magambo uburyo ki akomeyemo aragera kuri Kayumba Nyamwasa, umutima ugatera nk'igihe imodoka gituritse, umutima nyine ugatera cyane ku buryo bukomeye cyane. Aya magambo rero tugiye kuyarebera hamwe, ndetse kandi turebere hamwe byinshi kuri uyu mugabo abantu benshi yenda batari banazi, kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahishuye amabanga menshi ugiye kumvira muri iki kiganiro. Icyo ngusaba ni ikintu cyoroshye cyane, kanda like, ibuka gukanda like kuri iki kiganiro, hanyuma unarebe munsi y'ikiganiro ahagana hasi urebe ko wakoze subscribe usanga utarayikoze, uhita uyikanda ufungure n'akazogera kugira ngo ujye urushaho kubana natwe mu bindi biganiro bigenda bikurikiraho biba bijyanye n'amakuru agezweho mu buryo bukomeye cyane. Ngewe rero turi kumwe mu kiganiro, nitwa Baraka. Ubundi uyu mujenerali Kayumba Nyamwasa, mbere gato ko nkubwira ya magambo akomeye umukuru w'igihugu amuvuzeho agasita abantu bose bari bari muri sale, ndetse kandi akaba ari amagambo navuga ko afite umurindi ateye ubwoba ahambaye cyane kuri kuwabwirwaga ari we Kayumba Nyamwasa. Mbere gato ko nkubwira ayo magambo, reka mbaze nkubwire ko Kayumba Nyamwasa, kuba atamuzi cyangwa se kuba muzi gakeya, uyu mugabo yabaye umuyobozi mukuru w'igisirikare cy'u Rwanda bakimara kubohora igihugu, ataramara kujya mu ngeso mbi zo gushaka guhemukira igihugu. Iki gihe yabaye umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mwanya yawugiyeho avuye ku mwanya w'umukuru w'ubutasi mu gisirikare, nibwo yavuye kuri uyu mwanya w'ubukuru bw'umutasi agahita aba umugaba mukuru w'ingabo. Ibyo bikaza no kurangira abaye ambasaderi w'u Rwanda. Ngira ngo iyi foto muri kuyibona, aha ngaha yari ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'Ubuhinde. Ibyo byose biza kurangira, ariko nanone aza kugaruka, noneho abantu baramushuka nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, ngira ngo muri kumubona, yagize ati hariho abanyamahanga bazaga bakareba bamwe mu bantu, mu bayobozi bakuru dufite, bakajya bamubwira ngo nkawe waba perezida, byakubera, wabishobora. Hanyuma bakabwira abantu 5, bakabwira abarenga 10, hanyuma mu 10 nk'umunani bakumva nibyo. Ati kuba wakiyumvamo ko bikwiriye wabibasha, ibyo si ikibazo. Ikibazo ni uko batekerezaga kubikora, kuba perezida binyuze mu nzira itariyo, mu nzira yo kubanza gusenya ibyubatswe kugira ngo ubashe kuba perezida, mu nzira yo gutera kudeta. Mu yandi magambo yarashatse kuvuga ngo kuba wakifuza kuba perezida binyuze mu nzira isanzwe yemewe, amatora birashoboka, binyuze mu nzira n'ubundi y'umucyo nta kibazo kirimo. Ariko mu gushaka kuba perezida binyuze mu gushaka guhirika ubutegetsi, ibyo ngibyo uretse no kubikora ngo no kubitekereza, ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Aho ngaho ngo bufite ikibazo. Noneho kakandi kasekeje abantu bari bari muri sale rero, yavuze ati ariko ubundi abo bantu urumva byari gushoboka ko baba perezida w'u Rwanda umunsi umwe? Ntabwo byari gushoboka. Abantu muri sale nyine nabo bahise batekereza, banaseka bari kujujura bavuga ati ariko nabo koko nta bwenge bagiraga. Ubwo se bumvaga nk'abantu 8 baba perezida w'igihugu umunsi umwe? Nyine bakajujura. Birumvikana ko ntihabuzemo comment zinavuga ngo kereka umwe yaba perezida w'ikimina, undi akaba perezida w'abanyonzi, undi akaba perezida wa korari, wenda bari gusaranganya. Ariko urumva ko ibintu batekerezaga babwiwe n'umuntu wo hanze ntabwo byabaga bishoboka uko byagenda kose. Nta gihugu cyagize abaperezida byibuze 2 icyarimwe bayobora igihugu icyarimwe, ntacyo tuzi no mu mateka y'isi. No mu gihe cy'ubwami, iyo umwami yabaga ari ku bwami, nta wundi mwami wimaga ingoma, byasabaga ko wa wundi mwami wundi aza kuba atakiri ku ngoma, hari n'iminsi runaka wenda yacagamo, hanyuma biru bagatangaza undi mwami wimye ingoma. No si mu Rwanda gusa, no mu bindi bihugu byose byo mu isi ya rurema nuko nguko byubatse. Ubwo rero urumva ko icyo kintu abantu basekaga bajujura bavuga ati ariko aba bantu, umuzungu yarazaga akabicaza hamwe akababwira ngo nawe waba perezida, yagera ku mukoloneli ngo nawe waba perezida, yagera ku ministiri nawe waba perezida, yagera kuri Kayumba Nyamwasa ati nawe waba perezida, byanakubera. Bose bakavuga ati ariko kuko uzi ko ari byo, ahubwo bakavuga ati bagatangira gutekereza ibintu byo kugira gutera kudeta. Umuzungu rero iyo abonye utangiye gutekereza gutera kudeta,
yahitaga akubwira ngo ndaguha inkunga, ndaguha byose, hanyuma uhirike ubutegetsi. Noneho abazungu bo nk'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari biba byifitiye n'umutungo kamere, abazungu abavuga ngo kiriya gihugu ni byiza ko kibamo akavuyo kugira ngo mbone uko niyibira umutungo kamere. Ashobora kuba abona u Rwanda ari inzira nziza yajya acishamo amabuye akuye mu Rwanda, muri Congo no mu bindi bihugu duturanye. Akavuga ati u Rwanda kuba rwabamo akavuyo byaba byiza cyane nkajya nitwarira amabuye y'agaciro. Nyine ugasanga araza mu matwi y'abantu ababwira utugambo, ariko ugasanga bamwenda baranabyumva, barumva ko ari ibintu bikwiriye kandi ubundi ari ibintu bitakabaye bibaho. Niba ushaka kuba perezida, genda ube perezida wa korali, genda ube perezida w'ikimina, genda ube perezida w'ibindi bigiye bitandukanye, mu buryo bumwe cyangwa se ubundi perezida w'abamotari. Ariko kuvuga ngo uraba perezida w'igihugu hariho undi, ntabwo bishoboka. Kandi n'uri hose ngombwa ngo ubanze umukureho. Niba ayobora neza se ikibazo kiri hehe? Nta kibazo kiriho, nk'uko abasesenguzi benshi bakomeza kugenda babigaragaza uburyo bukomeye cyane. Umukuru w'igihugu yanakomoje ku magambo nayo afatwa nk'amabanga akomeye yabwiwe abantu benshi mu ruhame, yarabitswe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Paul Kagame. Yavuze ngo hari n'abacuruzi babwiwe ko bashobora kuba abaperezida, harimo n'ababwiwe ko bashobora kuba abategetsi b'abaperezida. Akajya aba ari umucuruzi cyangwa se umushoramari umukire runaka, ariko akajya atanga amabwiriza kuri perezida, kora iki, uyu mushyira aha. Nyine ugasanga nuko babwiwe n'umunyamahanga ashaka gusambura igihugu, bari ko mvuga. Noneho aba bacuruzi, abasesenguzi bakimara kumva aya magambo y'umukuru w'igihugu, bamwe bahise bakeka uwitwa Rujugiro, uyu nguyu ni nyakwigendera, amaze kuba yapfa, abenshi bahise bamukeka. Noneho ba bandi bari mu buyobozi nabo baketswe cyangwa se harimo abakomojwe n'umukuru w'igihugu, abo yameshoninzeho. Bamwe bari mu buyobozi n'ubundi bashaka kuzasenya igihugu, bitewe n'umunyamahanga babwiye cyangwa se babagiye mu matwi. Harimo uyu Kayumba Nyamwasa nanavuzeho kenshi, harimo Karegeya uyu wapfuye nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, harimo kandi na Rudasingwa n'abandi. Nibo bongorewe n'umunyamahanga, hanyuma agashaka kugira ngo asambure igihugu abinyujije mu kujya ateza kudeta. Buriya na Kayumba Nyamwasi yajyaho mu mezi makeya, abo bari kuyoborana nabo bari kubwirwa ko bakwiye kuba perezida, cyangwa se mu minsi mike nawe agahita avaho, bikaguma gutyo. Ugasanga nyine umuzungu naho ngaho yungukira, ugasanga naho ngaho acururiza mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero ngo hajemo n'akantu k'abacuruzi, abashoramari, abakire bakomeye cyane. Abasesenguzi benshi bahise bakeka uwitwa Rujugiro, uyu ni nyakwigendera, yamaze kuba yava mu isi, yasezeye ku birayi. Baravuga ati wenda basanga ari we uvugwa. Nyine ngo hari abacuruzi cyangwa se abakire bajyaga bareba ku ikofi bafite, rimwe na rimwe ugasanga barusha bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hasi cyangwa se zo hejuru, nta wamenya, ariko bakavuga ngo mwebwe muzaba abayobozi b'abaperezida, muzaba abategeka perezida icyo akora. Nabo bakumva ngo koko nibyo, bakumva ngo birashoboka, bakumva ngo birakwiriye. Nabo umukuru w'igihugu yabaye nkaho abameshoningaho, gusa abasesenguzi bahita bakeka uwitwa Rujugiro. Kayumba Nyamwasa namaze kubwira icyo yari cyo. Ubu tuvugana ni iki? Ubu tuvugana n'umuyobozi wa P5. Uyu ni umutwe uhuriweho n'imitwe cyangwa se amashyaka, nyine inzego eshanu zirimo imitwe y'ingabo n'amashyaka ya politike zishyize hamwe ngo zirwanye ubutegetsi bw'u Rwanda. Intego zifatanyije cyangwa se zisangiye no gukuraho ubutegetsi buriho. Kavuyo kandi atumye Kayumba Nyamwasa yigize no kuba afunguwe ahita atoroka ahunga igihugu bitewe n'ibyaha byose bisa n'ibyo ngibyo. Ubwo rero urumva ko uwo mugambi yawukomeje. Ubu n'icyo ari cyo, ubu tuvugana hari n'amakuru avuga ko ingabo ze ziri mu Sud Kivu mu mirwano, aho ziri guhangana na twirwanaho na 23 zifatanyije n'iza FARDC, zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, FDLR. Urumva bari mu mugambi umwe, ngo babanze barwanye intare za Sarambwe n'Amadubu, hanyuma baze ngo barwanye ingabo z'u Rwanda. Ibyo ngibyo bikunda gufatwa nko kwikira igito gaseka, kuko bikunda kugaragara kenshi ko ari ibintu bidashoboka, kuko ingabo z'u Rwanda zamaze kwiyubaka ku rwego rurengeje urwo Kayumba Nyamwasa yenda ashobora kubatekereza. Ngo yari umuntu ukomeye cyane ngo mu butasi, yabaye n'umuyobozi mukuru w'ubutasi mbere yuko aba umugaba mukuru w'ingabo. Ariko ubutasi bw'iyo myaka irenga 25-30 ishize,
ntabwo ari bwo butasi buriho uyu munsi. Icyo gihe habagaho ubutasi bw'intumwa gusa, kohereza intumwa ahantu runaka zigaguha amakuru, ariko ubu tuvugana haje ubutasi bw'ikoranabuhanga, aho umuntu ashobora kuza akajya akurikirana amakuru ari muri telefone yanjye bitabaye ngombwa ko tunahura, agasoma ibyanditswe, ibyo nandikirana n'abantu, uko mpamagarana n'abantu. Urumva nibwo butasi bugezweho, udashobora guhisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ndetse n'ubu tuvugana iyo telefone yawe, umutasi mwiza wabyize neza, ufite ibikoresho bikwiriye by'ikoranabuhanga, ashobora gukoresha iyo kamera iri kuri telefone yawe, iyo kamera y'imbere, akakureba isura ya nyayo, niba wariyogosheshe cyangwa se umeze ute, bikamworera kubona amafoto yawe ubizi cyangwa utabizi. Ashobora gukoresha iyo mikoro uvugiraho uri gutelefona n'umuntu ya telefone yawe, bitanabaye ngombwa akayikoraho, gusa hari amakode y'ingenzi yabashije kumenya, ubwoko bwa telefone n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo nimero ya simukadi. Iyo kuyibona ni ibintu byoroshye cyane, imyirondoro mike cyane ashobora kubona, agahita yinjira muri telefone yawe, agakurura isura yawe ako kanya, agakurura location y'ahantu uherereye ufite iyo telefone, agakurura ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'amakuru akwerekeyeho. Ubwo nibwo butasi bugezweho na RDF ikoresha n'ibindi bisirikare bigezweho muri isi ya rurema, cyangwa se bifite ubutasi navuga ko buteye imbere. Ubwo nibwo butasi bugezweho. Ubwo rero Kayumba Nyamwasa we ubutasi yayoboye ni bwa butasi bwo kohereza intumwa, abagore, ibintu nk'ibyo ngibyo, bakagerayo bakajya bakohereza amakuru cyangwa se bakayakuzanira. Urumva ko urwego u Rwanda rumaze kugeraho rurengeje ubwo Kayumba Nyamwasa yayoboye. Ni ukugira ngo abantu wenda bataza kugira urwango ubwo yayoboye ubutasi ngo gafite amabanga menshi. Amabanga yarahindutse, inama nyinshi zarakozwe adahari, imyanzuro myinshi yarakozwe, ibyemezo byinshi byarafashwe adahari, ndetse kandi bimwe binamwigaho, kugira ngo abantu wenda bataza kuba bamutinya bavuga ngo ni umuntu w'igitangaza ushobora byinshi, kuko si byose yashobora. Ikindi abantu benshi bafashe nk'amabanga yamaze kuba yajya hanze. Ukurikije izi message umukuru w'igihugu yatambukije mu biganiro yagiriye muri Unity Club cyangwa se mu ihuriro rya Unity Club, abasenguzi bamwe bavuze ko uyu mugabo uyoboye igihugu cy'u Rwanda, umugabo w'ibigwi byinshi, umubyeyi w'igihugu, yamennye amabanga, ariko byari ngombwa kamena igihe cyari kigeze, kuko ngo yagaragaje ko mu myaka 30 ishize ubuyobozi bwe cyangwa se ubuyobozi ayoboye, cyane ko ubuyobozi yamaze kuba yabugeza no ku baturage babasha kugira ute gutanga ibitekerezo mu bibakorerwa. Nuko ngo ubuyobozi bw'u Rwanda bw'abanyarwanda yagaragaje ko bwagezwe amajanja, ariko bitageze ku ntego. Kuba bitarageze ku ntego byo wenda ntabwo yabyongeyeho mu magambo yakoresheje, ariko ni ibintu bibonesha amaso, nta nubwo byari ngombwa ko abivuga. Mu magambo make, ubuyobozi bwiza dufite mu Rwanda bwagezwe amajanja, n'abantu babaye nk'aho batangiye kubwubaka gusa babugera amajanja ngo babusambure, ariko ntabwo byagezweho. Mu magambo make n'icyo ngicyo cyari gishatse kugaragara. Bitanga message kuko n'undi wabitekereza, yaba akomeye cyangwa yoroheje, izo ngizo ari inzozi mbi cyane zidanashoboka, ari nko kwikirigita ugaseka nta kigusekeje, kuko ari ibintu byanananiye n'abantu wenda bavuga ko bari mu nzego zikomeye cyane. Kandi abari kuyoborana n'umukuru w'igihugu uyu munsi ni abantu bumva neza impamvu ze kandi bamushyigikiye, ndetse kandi banatanga ibitekerezo, ku buryo nta n'impamvu babona yo gushaka guhirika ubutegetsi. Iyo mpamvu ntayo. Burya nta muntu ukora ikintu nta mpamvu rero ntabwo wakwirirwa ubikora. Ubu tuvugana n'umuturage arahamagara kuri radiyo akavuga, agatanga igitekerezo. Dufite ikiraro kitameze neza gihuza umurenge uyu n'uyu, hanyuma mubaye mudukundiye mwakidusanira kugira ngo ubuhahirane bugende neza. Urumva ni igitekerezo atanze. Ugasanga uwo nguwo uvuga ngo ubuhahirane bugende neza si n'umucuruzi, wenda ni n'umunyeshuri nko muri segonderi, ariko bukeye mu gitondo imashini ikaza cyangwa se kampani runaka ihamagajwe n'igihugu, cya kiraro bakacyubaka. Ubwo se urumva washaka guhiruka ubutegetsi ngo bigende gute? Kandi icyo usabye harebwa niba gikwiye, bamara kubona ko gikwiye bakagishyira mu bikorwa. Igisubizo ni uko nta mpamvu n'imwe yo gushaka guhiruka ubutegetsi, ahubwo abanyarwanda bagize amahirwe babona ubutegetsi bubaha ijambo, buhora bwumva ibitekerezo byabo, bitandukanye n'ubutegetsi bwinshi bwagiye buyobora kino gihugu cy'u Rwanda, aho umuturage atagiraga ijambo mu bimukorerwa. Ariko ubu tuvugana ubutegetsi ni ubw'abanyarwanda bose. Reka mbifurize kugira amahoro y'Imana no guhurira mu bindi biganiro. Njyewe twabanye muri iki kiganiro nitwa Baraka. Kugira ngo duhure mu kindi kiganiro biroroshye, niba wakanze like, wakoze cyangwa se warakoze subscribe, ugahita ufungura n'akazogera, biroroshye cyane ko tuzahurira mu kindi kiganiro aho turebera hamwe andi makuru agezweho.